turabasuhuje cyane abantu mudukurikiye muri mu mpande z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi twongeye kubashimira uburyo mutukurikira. Ntabwo biba ari ibintu bisanzwe, tubiha agaciro, biratunezeza. Abakora like na comment turabashimiye kandi turinginga batarakora subscribe nabo gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ikiganiro tugikora gita kikugeraho kidatinze. Rero turi kumwe n'ubundi n'umuvandimwe Noah twaguha umwanya ukadusuhuza ukatubwira impamba y'ubuzima dufitiye. Ndabasuhuje bene data badukurikiye ku mpande z'isi zitandukanye kuva mu Rwanda kugera i Washington. Imana ibahe umugisha. Ndagushimira mwene data Tony, tuba turi kumwe nubwo butagaragara udusapotinga cyane. Nshimira abakoze subscribe, abakoze share na comment. Imana ijye ibaha umugisha. Ntacyo twabona tubitura uretse kubaha ibiganiro byiza bibubaka mu buzima. Kandi turazirikana subscribe yanyu ntabwo ari ubusa kuri twebwe, kubera ko ibiganiro biri kuri YouTube ni byinshi cyane. Bimwe by'akasamutwe, ibiganiro biremereye, ariko kuba muhitamo kudukurikira no kuri Imana ijye ibaha umugisha. Uyu munsi rero ku mpamba y'ubuzima tugiye kuvuga kuri stage 3 urugo runyuramo. Impamvu twibanda ku muryango nuko umuryango niwo shingiro ry'ibintu byose. Niba utawurimo wawuvutsemo kandi nawe uzagira igihe ushinge. Niyo mpamvu na leta ishyiraho system zo kuvuga ngo abana bari mu bigo by'imfubyi bajye kurerwa mu miryango, kuko umuryango niwo shingiro rya byose. Rero umuryango cyangwa se urukundo ni ikintu kiba kuri buri muntu, niyo mpamvu tukivugaho cyane. Rero turi muri stage 3 umuryango unyuramo. Hari imiryango itaba successful, aho abantu batangira umuryango kazasenyuka batageze kuri final. Ziko iyo abantu basezerana bavuga ngo iki? Bavuga ngo tuzabana kugeza tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Hari abantu rero Yesu agarukiraho mu myaka 3 babanye kandi akagaruka abataragaruka. Hari abantu urupfu rugeraho. Nuko ngo icyo dushaka kuvuga nuko umuryango kandi umuryango ushorwamo investment ikomeye cyane. Njye nitegereje amakwa abaho. Tony, wabonye ko abantu bajya mu bukwe umuntu agahamagara abasaza abakecuru, abantu bakava ikantarange bakajya gusaba umugeni ikantarenge, abantu bagashoramo amafaranga investment iremereye, abantu bashoramo miliyoni n'amamiliyoni. Hari n'abantu bashora mu bukwe amafaranga yawe ukabaka n'amaetaje na za cadastre. Nubwo ngiye ku ruhande rwanjye byumva nko gusesagura, ariko baba bayafite kandi baba bayashora. Ibyishimo birahenda. Project nk'iyo ngiyo kwishyura amafaranga nk'ayo ngayo yarangiza igasenyuka, abantu bakabona nk'ibintu bisanzwe. Sinumva ngiye ku cyo kintu ari ikintu gisanzwe. Ntabwo cyo gisanzwe. Umuntu agwamagaye ngo aro ngo yanzu nayo ndimo ndubaka ngeze ku gisenge yasenyutse. Uzi ko iyo nzu yamutwaye nka miliyoni 80 cyangwa se ati bayisenye, ntabwo wababara. Ni ukurwara pressure. None ku kiyo urwo rusenyutse abantu bumva ko nta investment yashizwemo. Biba bikomeye. Niyo mpamvu hano ku mpamba y'ubuzima kuri Noah Talk TV tuvuga cyane cyane ku bijyanye n'ingo na marriage. Reka tuvuge kuri stage ya mbere. Urabizi ko nyine stage ya mbere iba ibiryoshe cyane. Niyo bita opposite attract. Hamwe umuntu ababwira undi ngo sheri, shushu, abantu bavugana baganira bahana umwanya, bafite quality time bitanyeho. Ariko iyi stage naho opposite cyangwa se ibintu umuntu adafite akururwa n'undi ubifite. Urugero, niba umuntu ari extrovert avuga cyane, atangazwa no kubona umwana w'umukobwa, tuvuge nk'uko umugabo we uri introvert utavuga amagambo menshi. Naho uzabona mu ngo iyo umugore ari uvuga cyane umugabo aba ari hasi, iyo umugabo ari uri hejuru umugore aba ari hasi. Ibyo bintu ukunda kubibona. Mumva mwabanga iyo umwe ari umurunda bari amazi. Bikomeza kugira ngo urugo rugire iki? Balance. Rero izi opposite zijya zikurura abantu, zijya ziba attract. Ngo ugasanga umuhungu uri hard working driven ukora cyane, ugasanga akunda gukurura abakobwa bo batagira icyo bakora. Bakora polipole bari aho batagira ibintu intambara. Ugasanga umuhungu warushye wakoze cyane ugasanga kururwa n'abakobwa bakuriye mu miryango baratese babatese. Rero ibi bihe hari igihe bijya bigakurura abantu. Uzi yuko iki gihe kiryoshye aho abantu bavugana amasaha 2 kijya gihita. Kirahita. Ugasanga abantu bageze mu bindi bihe, niho ujya kuvuga umuntu ari gukora nk'ubukwe ukabona nk'umuntu umukecuru aramuyegereye ati mwana wateye, ati nabone wakoze ubukwe bwiza, ati bwari bwiza se mama, ati bwari bwiza ndetse cyane. Ati umukecuru ati rushinga ubone. Rushinga ugira ute?
kuko iyi stage igihita uzabona abantu benshi batungurwa cyane no kuba iyo babonye nk'abantu bakundanye bamaze nk'imyaka nk'itatu bakundanye cyangwa imyaka 5 utangira kumva umwe abantu bavuga ngo wasanga uriya mugabo baramurose kuko abantu ntibizerera mu rukundo cyangwa bavuga ngo kumva hari nk'imigani ivuga ngo sheri ngo ishirana n'agahararo uri urumva kuko abantu usanga imitima yabo iri compacted bumvikana bahuje bari kumwe iyi stage igihite irakarangira uzabona abantu benshi bari mu ngo hari ubushakashatsi bwiza gukorwa babwira abagabo n'abagore bari ahantu ati mwohereze aba spouse cyangwa se abo mubana message mubabwira ati ndagukunda cyane uwa mbere wohereje iyo message bahise bamusubiza ati iyi message wari yohereje ndi yari umugabo iyi message kwiyobye Tony Nkuriki wari ugiye kuyihana iyi message wari ugiye kuyohereza iyi message wari uyihaye nde noneho abagore bugasanga umugabo aravuga ati noneho umenya iki televiziyo urayimennye kubera ko ijambo ndagukunda ryabashize noneho kugira ngo amubwira ndagukunda ariko hari nk'ikibazo undi yataha ngo uti sheri I love you ndagukunda aturashaka kunsaba iki niba ari igitege gishashe ushaka wakinsabye neza ukareka kubinyuza muri ayo magambo ngo ndagukunda kuko iyi stage ya opposite attract igihita ni biki bigufashe bigenze ute kuko uzabona kenshi bajya bavuga nubona abantu benshi bafatanye mu kiganza gutya bagiye bafatanya agatoki ku kandi basekerana cyangwa abantu bari mu modoka bari guseka inshuro nyinshi umwe bari inshoreke yundi kuko abagore b'abagabo bashakanye usanga umwe yari nko muri metero 7 undi ari muri metero 7 inyuma ye hakuru atwaye abana bagiye gusenga umugabo ari imbere yarakaye yafunze isura muri metero 7 ngo yanyereje ariko uza abantu bafatanye ku gatoki baseka batwenga inshuro nyinshi bari inshoreke kubera iki iyi stage ya opposite attract igihita ushobora kubaza ati yise ijyahe urakoze cyane yinjira mu cyiciro cyitwa power struggle aricyo cyiciro ingo nyinshi zitajya zisohokamo aho noneho iyo opposite yabahuje noneho ari ihinduka ikibazo muri mariage yanyu asanga umugore yakuruwe n'umugabo uvuga n'umugabo akururwa n'umugore utavuga noneho bagera umugabo akabata yuko ngenda avuga ntushobora no kuvuga umugore ati se mvuga iki ko byose wabivuze bo wavuze nta no guha n'umuntu umwanya kubera iki umugore suko atavuga ahubwo wavugira mu mutima umugabo we aravuga n'akabaza kuki umuntu atavuga kandi wibuka ko mu itangiriro ibyo byabakuruye ugasanga umugabo arakora cyane umugore yakuruwe nuko umugabo akora cyane we ntabwo ajya abigira intambara noneho umugore akavuga umugabo atavuze watuburiye umwanya niba njye utakinkunda n'abana ntabwo bagomba kukubona umugabo ati si wowe udakora iyo uba ukora nanjye nakubona umwanya nakubonera umwanya nkaza kubaganiza nkababwisha atari ko we ntukora ibibazo biba byabaye byinshi kubera iki umuntu atangira kubona mugenzi we icyo yamukundiye cyahindutse ikibazo cyahindutse imbogamizi mu rugo ugasanga umugabo ni umunebwe abantu b'abanebwe bajya babaho nubwo biriba uza sa umugabo ni umunebwe akajya kururwa n'abagore cyangwa n'abakobwa bo bari hard working noneho yagera mu rugo atangira kwinubira yuko bari kumwita umufasha kandi hari igihe ugera nko mu rugo ukabona nk'umugore arahagurutse ati turabashimiye ko mwadusuye umufasha wanjye nahaguruke nawe mumurebe umugabo yahaguruka ukabona asa n'umufasha koko kandi umugore ari we mufasha ukabona n'umufasha mu muryango ese ibi bintu umuntu yabyirinda wabyirinda cyane ukirinda kubona ibyo byagukuruye ku muntu nk'imbogamizi ibyo rwose urabyirinda cyane aha hantu impamvu abantu iyo baharenze iyo couple ntibigisenyutse ntabwo ibigisenyutse divorce nyinshi zibera muri no power struggle ko hari n'iziba bashaje nukuvuga ngo izo zone nukuvuga ngo hari ikiganiro nakoze mvuga ku bushakashatsi bwagaragaza divorce inyinshi ziba hagati ya couple zitarengeje imyaka 10 kuko nyuma y'imyaka 2 nukuvuga ngo uzahora n'umuntu akubwire ngo washatse umugore ngo mufatane ngo nimubyara azakwiyereka kuko couple nyinshi bitangira iyo mu mwaka wa mbere umugabo avuga umugore acecetse umugore agatega amatwi umugabo akajya avuga ngo ntumfata neza n'ibiki mu mwaka wa 2 noneho umugore aravuga umugabo agaceceka nawe akumva mu mwaka wa 3 bose baravuga umuturage niwe uza kumva
ntabwo wumvise imvugo ivuga ngo kera ngo ingo uzi ko kera bagiraga umugani uvuga ngo ingo zirara zishya bwacya zikazima ubu rero ubwo ingo zirara zishya bwacya zigakongoka kuko ariko ndavuga izihari none se nta makimbirane ari mu muryango ingo zisenyuka ku rwego rwo hejuru nta muri gutrendinga y'umugabo wishwe wari umukire bitaga ngo niba ari Noheli rero ikintu kiriho ni kimwe iyi power struggle niho ingo nyinshi zishinguye usanga abantu bajya muri power struggle hahandi ibyo batumvikana byahindutse ikibazo hahandi nukuvuga ngo opposite zatangiye kuba ikibazo we washatse umugore ushaka umugore usesagura amafaranga kuko we wari uyafite uvuga uti nshaka umugore w'umutesi noneho kigahinduka ikibazo atajya kuyasesagura wowe ntugire intego ntabwo ubona icyo tugambiriye kugeraho kandi mugikundana nicyo kintu cyabivuze ute cyakwatractive ugashaka umugabo asabana ugasanga umenye ko umugabo mwahuye bwa mbere mwahuye ari uko mwari musoje ikirori birthday y'umuntu akaza akakuganiriza akakwisanzuraho kuganiriza nk'umuntu usanzwe muziranye kandi wowe ntabwo ujya uvuga amagambo menshi bikagukurura ukavuga uti mbese umuntu ashobora kugira umutima nk'uyu nguyu akiyegereza umuntu gutya mukabana mwabana mwasoza amateraniro agasuhuza abantu nk'igihumbi bose abaganiriza wowe wicaye mu modoka yajyaga ariko bari abantu bose ubuvugisha ububaza wibagiwe yuko uwo mugabo mujya kubana mwabanye ukuruwe nuko agira ute asabana none gusabana bitangiye guhinduka ikibazo noneho nawe washatse umugore uzi ko neza adasabana uterwa abantu bamuterarerije abantu baza kubasura yaba yicaye ameze gutya nk'igiti ati we nuko utabashitsi baza ntubavugishe ati nta muntu uzadusura nara ariko wibuke yuko ibyo bintu nabyo byagukuriye kuri we kuko wakuruwe n'umukobwa utagira ute udasabana utavuga ibigambo byinshi udasahina rero iki gihe nicyo abantu benshi baba barimo nacyo kivamo ibikomeye aho usanga kandi n'abarokore ntimukajye munyiyemeraho kandi uko n'abarokore yigira gutyo ukagira ngo ugasanga umuntu yigira nka gutya avuga ngo dotaye amaze amezi 6 ataryama mu buriri bumwe n'umugabo baratandukanye hari inkuru iri gutrendinga y'umuhanuzi kazi ajya bamwita uramuhanuzi bamwita Solange iyo nkuru iri gutrendinga yuko hanura ariko maze igihe kinini utabana n'umugabo yaramutaye umugabo yagiye ku karubanda arabivuga nubwo birantabishyigikira byo gushyira hanze ubuzima bwo mwibanga ariko ikintu kiriho dushaka kuvuga kandi gikomeye ibyo bintu twabikoze mu kiganiro kivuga amabanga utagomba kugira undi uyasangiza ikintu kiriho nuko iki gihe abantu bakirimo hari abantu bahitamo kuba ati noneho tuzabana gutyo nakubwiye ko ukuntu ingo hari umuntu ushobora kuba ati iyo nshinze urugo yabirangiye nta ngorane nashinze urugo si ikibazo kiriye ariko ingo urugo rugira ubuzima nk'uko n'umuntu agira ubuzima ushobora kuba uri alive ariko utari healthy ngo ushobora kuba uri muzima ariko nta buzima ufite umuntu usigaje umwuka wa nyuma nko muri CH ngo apfe ni muzima ariko nta buzima afite ntiwamubwira ngo ajya kugira ikintu gukora kuko aryamye ku gatanda rero hari n'ingo zimeze gutyo ziryamye ku dutanda zitegereje kujya muri morgue kandi abantu bazirimo ni abantu bagenda mu nzira ugasanga umuntu ari muri urwo rugo ni power struggle ntibumvikana ni intambara kugira ngo ashake umuti ashake ukuntu yagikemura ariko tugiye kujya ku ngingo ya 3 y'ibyiciro urugo runyuramo ugasanga ahubwo bagambiriye kubikenyera ku bikomeye ukagumya kuba umuvugabutumwa utakibana n'umugore ukagumya kuba umunyamasengesho uryama muri butandukanye n'ubw'umugore kandi ababarebera hanze bakabonamo iki muri amahoro rero iyi power struggle yo muyirangije mujya mu cyo twita exchange opposite and accept the weakness of another side aho mu exchanging ni ngo aho utangira kumva mugenzi wawe aho izo opposite mu exchanging aho utangira kumva mugenzi wawe no kumwakira mu ntege nke ubwo kuganira bigahita bituma ibibazo bifaho ni ngo iyo muganiriye izi ngo rero zigeze kuri kino cyiciro ntabwo ziba zigisenyutse ndetse n'urukundo zigirana ruba ruturwa mbere uru rukundo rwo muri opposite attracts abantu benshi bageranya ko nta rukundo ruba rurimo rukundo rw'abantu bateretana nta rukundo ruba rurimo urukundo rwa nyarwo ni rwo kuba watangiye kwakira opposite z'umuntu wawe no kumva intege nke za mugenzi wawe kuko iyo umuntu muteretana ntabwo abazi intege nke zawe kuko abakobwa benshi iyo umuhungu amuteretana bati niba ntereta akaba mvugisha 4 ku munsi nanjye aza mu rugo azajya arampeka ariko nakugeza mu rugo
ibintu bizahindura isura kuko azatangira kubona intege nke zawe kuko urugo ntabwo rugutwikira. mariage irakorose uragaragaza ukuri buri umugore wawe bakuzi neza. niyo mpamvu rero iyo utangiye gukura appreciation mu bandi bagore bakwadima yaringa ngo uri mwiza, nta bwiza urimo ko umuntu mu wisaha imwe biroroshe ko atamenya intege zawe kurusha umuntu ugize ute. hari n'igihe bavuga ngo ntago wamenya umuntu mutarabana, ko ashobora kuguhisha imico ye y'ibanga, ariko iyo mwabanye uramumenya wese. ongera volume. umuntu iyo mutari mwaba uba uri umuntu mubana, baravuga ngo ujye uratinya umuntu uzaho ubika uburoso bwamenye. umuntu mubana niwe umuntu uba ukuzi neza cyane. rero uru rukundo rwa nyuma, iyi stage ya nyuma aho umuntu aba atangiye kwakira mugenzi we no gutangira ku exchanginga opposite. hamwe wa muntu wavugaga cyane agabanya, uwavugaga gake nawe akongera, uwasesagura akagabanya gusesagura, uwari ufite impiri mu mufuka utarekura nawe akagira ikintu atanga akagabanya. niho noneho muba mugeze muri stage y'urukundo rwa nyarwo. niho ijambo ry'Imana rivuga ngo vino Yesu yatengeneje yakoze mu bukwe bw'Ikana ngo yari nziza gusumba iya mbere. babagize ute? babagezemo. ni rwa rukundo ruba boundinze, rubahuje, rufite imbaraga. kuko uzabona nk'umukobwa we mugikundana hari impanuka ushaka gukora agahita guta, n'umugore mumaranye ukwezi kumwe amezi abiri hari impanuka wakora akaguta. ariko abantu babona imyaka 20 kubera ko baba baragize muri rwa rukundo rwa kabiri hamwe buri wese kandi ugomba kwakira mugenzi wawe. niba umuhungu mukundana, hari abagabo ibintu bya romantike batabizi. niyo mvugo ushobora kuba ngo umugabo wawe ngo agire, niba umuntu yarakarabaga rimwe kuri Noheli cyangwa agakaraba rimwe bagiye gusenga, nabwo amaguru uribwira ko nagera iwawe akajya arakaraba 3 ku munsi ataba yagerageje, ahubwo aba yagerageje. banza umwakire mbere y'uko umuhindura. banza wakire, kuko iyo wakiriye umuntu bigufasha kugira ute kumuhindura. Pawulo niwe wavuze ngo nageze mu bagira iki mugira iki, ngeze mu banyabwenge mu munyabwenge, no mu baswa nabaye umuswa. kuko iyo ubaye nk'umuntu bikoroha kugira ute. N'impamvu Yesu yigize umuntu kugira ducungure, kuko bigusaba kugira ngo ubanze wumve umuntu. niyo mpamvu rero tuvuga ngo gerageza kumva umuntu. weho umugore washatse yavukiye mu muryango aho nyine yasohokanaga 100 akajya guhaha akagaruka mu rugo, weho yasohokanye 5 ni ikibazo. wenda nugaba kuko banza umwakire, banza wakira aho yavuye. wakundanye n'umuhungu wajyaga kwiga yishyuye minerivare, abanjije gutura imiba 3 y'ibyatsi no kuvoma amazi, no uramuzanayo imitato ngo ntago ngo ubo hari ngumekeye. umwana w'umuhungu ku myaka ye nka 25 yari umusore, agena n'icupa ry'ikigage mu ntoki afite na voka mu kindi kiganza, cyangwa cyo hejuru akarisori yafusa ari gukonkora ibisheke. niyo ubwira ngo romantique, hari umuntu ugeze bamubaza ngo navuge ngo romantique bivuze iki. ngo romantique ngo ni nka kuriya ifumbire y'imborere biri mu myaka. urimo urumva ko ibintu bya romantique ntabyaze. banza rero wakira umuntu umwakira ukwari kugira ngo ubone kugira ute umuhindura. iyo wakiriye umuntu bituma abasha kugira ute guhinduka. kandi wewe ufite iyi stage urugo ruba rugezemo, niyo ingo nyinshi z'abantu basajanye, z'abantu bageze mu myaka mikuru, usanga abantu bagira ute bahuje. kuko abantu muri no minsi ntabwo bizerera mu rukundo. umuntu arahamagara umugore we yamwita yambwira ngo ndagukunda, indi yamusuza ngo ndagukunda, abagore baraho bagatangara cyangwa abagabo baraho bagatangara ngo muracyabwirana ko mukundana n'imyaka yose mumaranye. kandi utwo tuntu duto twatumye ufatisha umutima w'uwo mugore wawe, nuturekeranira two tuzatuma uwo mugore wawe umutima wawe ugira ute ukuvaho, umutima we uhinduka. Tony, hari umuntu uzi uteretana n'undi mu gihe cyo guteretana akamubwira imishinga yo kubaka amayetaje. Akareka ntabwo bibaho. none kubera iki nimugera mu rugo bya bindi byatumye umugore wawe agukunda aribyo uzatesha agaciro? Ntabwo bikwiriye. aho usanga abantu umugore kubwira undi ngo sheri ni ikibazo. ugatangira umuntu mwita ngo mama Anje, wera mwanje mwana bita Anje, bikagera akajya kumva ati niko Korodi, atari ko Koro, usigaye mpamagara mu izina kwe. ngo urukundo rwa Yesu rugirute rurashira. turiya tuntu duto ubona abantu bagenda batitaho, nitwo tugirute dusenya mariage. Ubwo muri umuntu inama wabahereza niyo kwita kuko ibintu byatangiye uko watangiye ibi, aho umupira wahereye, niho ikosa rigomba gukosorerwa. umugore wawe ibyo yakubwira ko agukundira mu giteretano ibyo nyine, kandi umuteze n'amatwi wamenya utuntu wakosora kugira ngo bigende neza. ni ibintu byoroshye. kandi hano muri power struggle aho opposite bitangiye guteza ikibazo, ni ngombwa ko mwongera communication. niba umuntu mwavuganaga amasaha 3 mugikundana, ugamusaba muvugana iminota 2, ni gute mutazashwana?
ni gute ibibazo bitazavuka? Mu ngo abantu babonerana umwanya, mu ngo abantu bahana umwanya, kandi n'ubu udafite umwanya wawe, niba uri umugore umugabo akaba utagira umwanya kubera akazi, gerageza kumwumva mbere na mbere ubone uko umuhindura. wowe akazi nako atagakoze ntagire icyo azana mu rugo, nabyo byahinduka iki, byaba ikibazo. Ikindi kintu hano dusoza muri nuze muri hano ku exchanginga, kubasha kumva mugenzi wawe no kumva icyo ashaka no kubasha kumwakira, ugomba kugerageza kureba umuntu mugenzi wawe, ugomba kugerageza kwakira mugenzi wawe ukamwakira muri izo ntege nke kugira ngo ubashe kumukosora, kubera ko amateka y'umuntu ubuzima yanyuzemo bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bwose. Rero iyo mugeze kuri kino cyiciro, aho buri muntu yumva mugenzi we, aho buri muntu yumva impinduka za mugenzi we, bibafasha kugira ngo muri no power struggle muba mumaje gusohokamo muzagira urugo rwiza. Rero iyi power struggle ingo nyinshi iyo zigerageje kuyisohokamo zikinjira muri no opposite exchange, opposite no ku accepting a weakness ya each other, icyo gihe ibintu biba bifashe irange, muba mugiye gusazana, imyaka muba muzamurana muzakomeza. Hari icyiciro waba urimo, hari urwego waba urimo, aho urukundo umuntu aramutse akubonyeho ikintu abisohokamo bitewe n'uko mukiri hasi, ariko mugeze kuri kino cyiciro cyo kwakira mugenzi wawe uko ari no kumwakira, ubuzima bw'urute burakomeza. Sinzi niba hari ikibazo wabaza cyangwa ukabariza abatumirwa. Nabariza abantu badukurikiye. Ikibazo cya mbere, hari ibibazo Tony ongera volume ndayifite. Ndashaka kubariza abantu badukurikiye, nanjye nibariza. Hari ingo zihura n'ikibazo, ikibazo bahuye nacyo kikabasenya, kigatuma bajya gutandukana bakaka divorce, ariko ugasanga hari urundi rugo rwahuye n'ikibazo kiruta cya kindi, rwo rurakomera, rurashikama, bageraho gusazana. Icyo kintu kiba byatewe n'iki, yabigenze gute? Aho ndafashijwe. Arega bujya mvuga n'ubutumwa, niba utarubizi njya mvuga butumwa. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo ngo umuntu yubatse inzu, umwe agiye kubaka aracukura, akora fondasiyo, undi agiye kubaka yubaka ku musenyi, ngo imivu n'imyuzure n'amabuye byikubita kuri izo nzu. Ntabwo ikintu cyasenya urugo rwawe ari we kibayeho bwa mbere, hari abandi bakinyuzemo bakivamo. Ntabwo ibibazo by'ibigeragezo biza mu rugo rwawe ari we wenyine binyuraho, bigera ku bantu bose. Niba haze crise iturutse kuri covid, yanyuze ku bantu bose. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo inzu yubatswe ku musenyi ngo yarasenyutse, ngo ndetse gusenyuka kwayo kwarushijeho kwabaye kubi cyane. Ariko yubatswe ku rutare ntabwo yute isenyuka. Niba ufite mariage, ibibazo ni bimwe. Ntugire ngo iyi power struggle urugo rutayinyuramo. Ubu uri pasiteri, ubu uvuga ubutumwa cyangwa uhanura, ubu uri umujura cyangwa wiba, ubu uri ikiyebe cyangwa se utari umunyepolitiki, uwo waba uri we wese, urugo uzashinga ruzanyura muri no power struggle, kuko muzagera mu gihe urukundo mukururana, mugera muri kindi gihe aho mubusanya, bitewe n'uko hari ibyo muzabona mutari mwiteze mu rugendo. Rero iyi power struggle muzayinyuramo, iyi opposite repair muzanyuramo, uko kudahuza bitewe n'ibyo ubona kuri mugenzi wawe muzakunyuramo, ariko mwubatse kuki? Weho kuva wabaho nta gitabo na kimwe cya marriage wari wasoma. Ibiganiro nk'ibi bivuga kuri mariage ubinyuraho uguruka, ntabyo ushaka kumva, ujya kureba ibindi bintu ngo nakaye ibyo yavuze kuri nakari yahuranga ibiki n'ibiki, ngo uko bakora ibiki. None warangiza ugasanga wubatse ku musenyi, ugasanga wubatse ahantu hadafashije, ibibazo byaza nta mahugurwa. Iyo bavuze ngo ingo zifite amahugurwa ku rusengero rw'iwanyu ntabyo witabira, ni ibintu udaha agaciro. Iyo bavuze ngo abagore barasenga ntabwo ujyayo, iyo bavuze ngo abagabo barasenga ntabwo ujyamo. None se niba udashaka kubana n'abagabo nyine bizarangira gute? Rero iyi power struggle, ibibazo byose bigera ku ngo, izi stage ingo zinyuramo zose zinyuramo. N'abageze ku cyiciro cya gatatu banyuze muri power struggle ariko barayirenga. Niba mvura ukurikira ibiganiro bikungura, soma ibitabo bivuga kuri mariage, soma ibitabo bivuga ku miterere y'abagore, soma ibitabo bivuga ku miterere y'abagabo, soma ibitabo bivuga ku cyo wahindura, soma ijambo ry'Imana, ishingikirize kuri Yesu Kristo, niwe rutare ruzabasha gutuma mariage yagira ute ikomera. Rero ibibazo ingo zinyuramo ni bimwe, ibibazo byasenye urugo rwa naka n'abandi byabagezeho, ariko icyatumye basigara baguma bahagaze nuko bafite iki
fondasiyo. Usanga abantu benshi bashobora mu bindi bintu bidafite umumaro. Usanga umwana w'umukobwa yagiye gutegura mariage n'umuhungu batekereza kuri urya munsi, ariko inyigisho no kwihugura bizatuma bubaka urugo ntabyo baba bakeneye kumva, bumva ari ibintu byoroshye. Ugasanga bagoye mu ruzi barwita ikiziba. None se reka mubaze icyo kimwe, niba umuntu ashaka gushora miliyoni 8 cyangwa 10 mu bukwe, akaba atagura igitabo cy'amafaranga 2,000 by'amanyarwanda kiva kuri mariage, ahubwo yanazigujije yanazigujije, akaba atashora amafaranga 2,000 mu kugura igitabo kiva kuri mariage, uwo muntu urimo urumva utekereje neza, arubaka ku rutare cyangwa arubaka ku musenyi. Kandi iyo mariage ashingiraho ngo kuzahabana inzoga no kurya no kugira ute ni ibintu bizamara umunsi umwe, amasaha make, ariko igitabo kizagufasha mu buzima bwawe bwose. Abantu benshi bari muri mariage ziriya nyigisho z'abashingira ngo nta nizo babateze amatwi, baba bati mugire vuba twigendere, baza kuzisubiramo nyuma. Rero bene data, tugomba kugera kuri kino cyiciro cyo kubaka ku rutare. Hari ikibazo wajya kubwira cya kabiri. Ikibazo cya kabiri buriya kugira ngo urugo rugeraho batandukana burundu, umwe acukwe n'undi acukwe, biba byageze kuri iyo stage bakore divorce. Stage yose iba hano muri power struggle. Urumva burano uri kureba, yego, iyi nzu, izira nzu za etage uzabona ziba zaragiye ziterurwa n'abantu, ariko kuyiterura ntabwo wabishobora. Ibyo mvuga birumvikana. Inzu yubatswe yose ya etage, buri buye ryose ryagiye yaje iteruwe, ariko iyo umaze kuyuzuza ntabwo wayiterura. Yego, hano muri power struggle buri gitotsi cyose n'ikibazo cyose kije ni ibuye riba ryubaka umusozi. Iryo buye iyo bimaze kuba byinshi bigera abantu batabasha kubyihanganira. Hano muri power struggle umuntu ajya gukora divorce ari uko kugoragoza byagize ute byanze. Mbere na mbere urugo rwubakwa n'abantu babiri bose bashaka kubaka, naho iyo umwe muri badashaka kubaka ntabwo urugo rushoboka, ko nta muntu wakikorera imitwaro y'urugo. Kandi hari aho bigera divorce ikaba ikenewe, na Bibiliya hari aho bigera ikemera umuntu ku divorce. Gute? Mose yarababwiye ngo umugore n'abana namuzandike inzandiko zo kugira nasambana. None se nyine ntaho biba bifite aho bigeze. Bivuze ikiro cyo kuvuga byinshi gikirayo kwa kugira ngo umuntu afate icyuma gitere mugenzi we amwice, yahunga aho kugira ngo, kandi abantu bicana ntabwo ari ubwa mbere babigerageje. Umuntu baramukubita nk'umugore, bakamukubita kugeza amara mu bitaro ibyumweru 3 kugira ngo adatinya igisebo cy'abantu nuko bari bumuvuge, akavuga ngo nanyereye nikubita hasi. Ariko ibirimo biba muri iyi minsi byo biratandukanye. Hari aho wumva ngo umugabo yatahanye akabido ka essence ahita atwika ibintu byose. Urimo urumva rero bibaye bwa mbere, ntabwo bibaye bwa mbere, aba yaragiye abigerageza. Oya, abantu badana mu bido bwa essence baba basanzwe bafitanye amakimbirane muri urwo rugo. Aya makimbirane ya power struggle iyo abantu batishe ngo bayaganireho ngo bakurikire ibiganiro. Kandi iki ni ikintu cya kabiri, niba ufite umugabo cyangwa umuhungu mukundana, mugomba kuba bafite abantu mushobora kwizera babagira inama, kandi abantu ubwabo bashobora gushingiraho bakaba. Nakubwiye ngo abantu mushobora kwizera. Yego, niba ugeze ku rwego utakizera naswe cyangwa nyoko, ikibazo si kiba ari abantu, ni wowe. Tushobora kuvuga abantu bose barakwanga, na Satani afite abantu bamukunda brother, barahari. None niko uzavuga ngo isi yose irimo abantu barakwanga, na Satani afite abamukunda, n'abicanyi bafite abantu babakunda. So mugomba kugira umuryango ubagira inama. Iyo binaniranye rero ikibazo gikomeye cyane, binaniranye umuryango bikananira mukabura babagira inama. Hari abakansara, hari abaki bakansara bishyurwa none kuki, ariko reka mu cyo kimwe, kuki abantu bageze ku ijambo ryo kwishurwa bihinduka ikibazo? Utekereza ko divorce niba ujya kuyikora umucamanza uzabacira urubanza mutazamwishyura? Niba ujya gukora divorce umuhesha w'inkiko ntabwo azishurwa? None se kubera iki kujya kureba umukansara aho ari bo baganirize ku bijyanye n'ikibazo cyane? Ariko igihe ugenda ukajya kuganiriza umuntu ufite ikibazo, ukajya kuganiriza umugore w'inshuti yawe, kandi umugore w'inshuti yawe afite inyungu mu gutandukana kwawe n'umugabo wawe, ariko umukansara udafite aho ahuriye n'ibyo bintu, uzavuga ati izi ni red flag, mufite guhinduka. Kumva ibiganiro nk'ibi ngibi byaguhindurira ibitekerezo. Abantu bahindurwa n'amagambo, abantu bahindurwa n'ibitekerezo. Niba umuntu wa mbere yahinduwe n'amagambo, Eva yarashutswe n'inzoka. Niba umuntu asengwa n'amagambo kugera aho yangiritse, kubera iki amagambo mazima yataguhindura? N'abantu bashyira imbaraga mu guha agaciro
abakansera ushobora kwigana umupasitori ugushumbye urabona ngo ufite umupasiteri unshumbye ngo ni mubi ijambo bacumugana mu kinyarwanda ngo ugaye imfura z'iwabo bucya yimuka niba ubona ushumbwe mu rusengero rubi uzaruve ariko ugomba kugira umupasiteri spiritual ushobora kugira inama y'uburyo ugomba kuyobora urugo rwawe y'uburyo mu gihe mwagiranye ibibazo umugabo akaba afite umuntu umugabo wawe nawe ubwawe mwubaha ushobora kuza kubagira inama nk'umubyeyi kugira ngo mubashe kunyura muri power struggle ariko mu gihe byanze mugana abakansera mu gihe byanze mubyumvikane nk'uko mwumvikanye ku bana mutandukane aho kugira ngo umuntu umwe atwike undi aho kugira umuntu umwe yica undi mupfa iki mupfa yuko mwageze muri power struggle kumvikana gute bikabananira ariko icyo tubasengera mwubake ku rutare ari rwo Yesu Kristo kugira ngo imiyaga niza itazabasenyera nta rugo na rumwe rushoboka mbisubiyemo nta mariage n'imwe ishoboka Imana itabirimo ntibizashoboka ntibizagukundira muzemera imyenda mu bicocero ariko bizasenyuka kugeza igihe Imana ibahaye uruhu rw'intama kubera yuko ntabwo bishoboka yuko ntabwo ushobora urankurikiye kumenya uburyo telefone ikora gusumbya wayize ute wayikoze ntabwo ushobora kumenya uburyo mariage ikora gusumbya uwayiremye rero bene data nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina agasanga uwo bazabana iki akaramata reka akaramata kanyu kaba akaramata reka iriya kontara musinya muyisinye muyumva neza kuko abantu bajya gusinya kontara bari mu bizunga by'urukundo bagasinya ibyo batazi umuntu ajya gusinya akizi neza yuko agifite abantu b'abagore mu mutima we akirara iki icyo ni ikibazo umuntu ajya muri mariage yumva ngo ni ifoto niyo mpamvu bavuga ngo umuntu kumva ngo yanze nyina ngo yusi mama ashaka nyina w'ifoto umuntu akanga marene ngo marene si uw'ifoto ngo ni ifoto ariko mu rugo ntabwo muzaba mu buryo bw'amafoto muzaba mu buryo busanzwe buri reality twavuga byinshi tuzakomeza gukora ibiganiro ku bijyanye na marriage bro sister mother father tuzakora ibiganiro kuri marriage niyo byarebwa n'umuntu umwe wabikunda utabikunda tuzakora ibiganiro kuri marriage no ku bijyanye n'ingo tubifuriza ingo nziza mugende mugire ingo nziza Imana ibarengere nibyo tubasabiye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen 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 thank you so much.